turabasuje cyane nkuko mubibona kuri kamera. Twakire mushiki wacu aratwibira amazina ye ndetse no mu buzima busanzwe ni iki abayemo, ni iki kimubesheje imbere ya kamera, ni ihe mpamvu. Turagusuje cyane. Murakoze. Amazina yanjye shuti kuri ID yanjye muri filime yitwa Karine. So mu buzima busanzwe njyewe ndi umunyeshuri. Gasinya 6 ntabwo ndaba umuntu wo kubona ku rugo. Uracyari single? Yeah, and serious? Yes. Karibu rero turakwakiriye kugira ngo dutangirane ikiganiro. Abadukurikirana bari hano mu Rwanda, aba diaspora bari Uganda, ibihugu twegeranye, abari South Africa, Imana ibagirire neza kandi biteho. Reka rero Shadia, wavuze ngo ntabwo uraba married. Uracyari single? Mubaze ikibazo. Umuntu w'umukobwa muri iki kinyejana ubona afashwa ate muri sosiyete? Mbona afashwa ate muri sosiyete? Mbona afashwe n'umuntu nyine ufite agaciro kanini cyane, kandi nanone w'icyubahiro. Ariko noneho ku mugore ho ni akarusho ko abamama ni abantu bubashywe cyane kuko ni ab'agaciro cyane. Okay, ni ab'agaciro cyane. Kuba ukiri mutoya uyu munsi mu buzima busanzwe urimo urakora iki? Ndi umunyeshuri, namubwiye ko ndetse na sexy. Kera none ndi umukinnyi wa filime yitwa Karine. Muri filime yitwa Karine. Ubifatanya gute no kwiga? No kwiga? Usobanurira abanyeshuri bumva yuko kwiga no gukora ibindi bikorwa bishobora kuba bigoranye. Ubifatanya gute ku wowe? Monday bisa Friday maniga, ariko ngomba kubikinga sure yuko buri wa gatandatu ngomba kuba nagira ibintu by'ingenzi kuri njye nkora bishobora kuzahindura impinduka mu buzima bwanjye. Hari umuntu nyongore yaranga ngo arifuza ko ukuramo izo rinete ngo ufite amaso meza ngo arashaka kuyabona. Nibyo? Urabizi ko ufite amaso meza? Simbizi ngiye kuri njye ntabwo mbizi, ubwo wenda ntibizi ko nyafite. Reka tumwubahe mu byubahiro bye. Ni umukunzi wawe, uyakuremo. Sinzi ahantu uri buyafashe. Wowe udusabye ko Karine akuramo rinete, urabona ya maso meza ukunda ndimo urayabona, ariko ukwiye kuzagura ikintu runaka kugira ngo tujye duhora tumukuzamo rinete. Urakoze cyane kubyubahiriza. Wavuze ko uri munyeshuri mo kwiga tourism. Mu buzima busanzwe ibintu bijyanye n'ibimera urabizi? Bijyanye n'ibimera? Ndumva nabizi neza. Inyamaswa? Ndasizi zose? Ntabwo nzizi zose, gake kuko nyine kuko narasoza kwiga. Yego. Ntabwo ndashyika mbonera nyine kuburyo nakora nyine ibyanjye niga nyine. Okay, ngaho mbwira nk'inyamaswa uzi imwe iba mu ishyamba kandi uyimbwireho kuko tugiye kuyiganiraho niturangiza twinjire muri filime. Lion. Ni English, Kinyarwanda ni intare. Wow, intare ibyara abana bangahe iyo bitwite? Gusa nyine nakubwiye ko nyine natafite ubumenyi buhagije nyine kuko ntabwo ndakora urugendo rero ngo menye ngo ibi bibaho gute. Yego. Dufite intare zingahe nko mu Rwanda? Icyo cyose tumbaje n'ubu gikomeye. Kwa mbere ni ishuri, ibyo bibazo uzagenda ubibaze. Kwiga ubukerarugendo bisaba gukora research. Dufite intare zimaze kugera nko muri 20, ubundi zari zaracitse. Ariko intare buriya ibyara ibyana 2, byaba ngombwa ikabyara kimwe, byaba ngombwa ikamara imyaka myinshi y'ubuzima bwayo. Ariko se wabuze ikintu cyitunga? Irarisha, irya inyama, barayitekera, bimera gute?
izikura heza irihigira okay irihigira muri iryo shyamba kuko ari umwami w'ishyamba yemerewe kurya buri kintu cyose kiri mu ishyamba of course urifuza kuba nk'intare muri iyi si buri kimwe cyose aya nifuza kuba nk'intare ntabwo ushaka kuba umwami se cyangwa umwamikazi njyewe ubundi mu buzima bwanjye mba numva nataba umuntu urenze wahatari kubona uri simplifi wiyoroheje twagiye rero muri filime mbwira abakinnyi batatu mukinana muri filime mbere ni Franka kabiri ni Kadete gatatu ni Itsinda kubera icyo ari buvuze nuko aribo bantu munze gukurikirana nyine role zabo cyane kubera icyo ari zikurikirana role zabo nyine ziranyigisha cyane zirakwigisha katuvuge nka Karine akina ari iki Karine akina ari umuntu nyine utereta Karine ni umukobwa ni umudamu akina atereta abahungu akwigisha iki none umukobwa mu muco nyarwanda tuzi ko nta mukobwa utereta akwigisha iki niba akina atereta ngiye ndumva nangaye Karine anyigisha ubundi kuba umuntu nyine wigira confidence yawe icyizere byo gutinyuka kuva ko Karine nubwo ndi umukobwa by'umuhungu yakora nanjye nabikora by'umugabo yakora nanjye n'umugore nabikora ku buryo waba uri umukobwa ugatinyuka gutereta umuhungu umure mu muhanda uti mbwira izina ryawe makanimero kawe witwa nde utuye he ahubwo ugafata phone ugashaze gukomana ukavuga okay uzuza kada cyane ndumva ibyanjye bitakigoye nshobora gusohoka ahangaha umuntu agahita ambwira ati witwa nde nanjye nkaba professor muri filime mukina mu gihe umaze uyikina igihe kingana iki hashize nk'amezi 2 urimo ukina ukinnye nka episode zingahe ni episode 3 ukina role imeze nyine role yanjye natereta niwe Karine of course uyu mukobwa aratangaje yari arimo yivuga avuga ko niwe Karine njye nari nzi ko ari umukinnyi akunda ku ruhande naho arikunda niyo role ukina kuva icyo gihe se kugeza uyu munsi ntabwo abantu bagufata gute nk'umukobwa utereta abahungu kandi abantu benshi bareba abadiaspora barakureba abanyarwanda barakureba bari Uganda bari Mozambique mu bihugu bitandukanye murazi bitewe yuko nyine filime bazizi kandi abakina filime yo babazi ko n'ubundi bintu bakina ni filime abanzi mu buzima busanzwe bazi Shadia n'andi Karine leta bazi imyitwarire yanjye kumva ko nyine nyina filime ntayo ko bazi imyitwarire yanjye amaso yawe uko ndeba anyereka ikindi kintu bite wowe urakeka iki nakimenya kuko sinzi muri mind yawe icyo utekereza njye natekereje ndabona n'ubundi ibyo ukina wabikora sure okay no problem turi kugana ku musozo. Karine arakina filime muri Ghetto Life. Abadukurikirana umunsi ku munsi turifuza ko mukora subscribe kuri Ghetto Life ndetse mugasharinga ibiganiro filime bakinaho ni nziza cyane, harimo abakinnyi beza, abasore, abamama, abakobwa kandi barigisha society nyarwanda. Bahereye ahangaha muri Kayonza, muri aka karere ka Kayonza mu murenge wa Mukarange, ahangaha mu mujyi wa Kayonza. Wifuza rero kubasanga, icyicaro cyabo ahanini usanga bakorera muri Estrand Hotel, ahandi ugasanga barimo barakorera mu ishuri rya Saka iri hafi y'uruganda rw'umuceri, hafi hano uhageze rwose ukabaza mu kigo cya Saka giherereye bahita bahakwereka. Uhasanga Karine, uhasanga n'abandi bakinnyi batandukanye. Karine, nihe message ushobora guha abantu batinya gukina filime cyangwa bafite ubwoba cyangwa umusaruro bakura?
Umusaruro wa mbere ubundi wowe ukuramo ni amafaranga n'iki? Ni experience n'iki? Ya ikintu cya mbere ni experience, n'ibindi byose biraza. Ikindi cya kabiri nabwira abantu nyine bumva batinya gukina filime bayikirori yanjye, abantu benshi bashobora kuba bayitinya, ni ukuba batinyuka bakumva ko nyine ibintu bakora ubundi baravuga ngo uvuga ibyo nkora bikora ibyo nkora. Icyo nabwira ni ugutinyuka bakumva ko bagomba gukora ikintu bagomba kwigezaho, ubundi umuntu ashakira hirya no hino. Ikindi cya kabiri cy'ingenzi kuri njye nababwira gukora subscribe and share. Bagusharinga ibiganiro. Hari ibibazo nkunda kubaza abantu iyo bari imbere ya kamera. Uriteguye? Ikibazo cya mbere, umurwa mukuru w'igihugu cyawe witwa ngiki? Kigali City. Ni Kigali City. Meya w'akarere ka Rwamagana uramuzi? Oya, nuko ashobora kuba nkubajije ndakudatuyemo. Mubaza kutuyemo? Mukobwa wacu twamujyanye yikundira kwiga, ariga amasomo yiwe, akina filime, murabibona neza ko wifuza kureba uburanga bwiwe, ishusho yiwe, uburyo akina, ni ukunyarukira kuri Ghetto Life, ni ukunyarukira ku mbuga nkoranyambaga ukandikamo Ghetto Life cyangwa ukandikamo Urukundo series. Ni Urukundo series? Bakunzi rero mudukurikirana umunsi ku munsi, dukeneye commentaire zanyu hasi y'ibiganiro dukora, ndetse twifuza neza yuko mugenda kuri Future Life aho ngaho kuri YouTube channel mukandikamo gakora subscribe na gasharing ibyo biganiro, tukabana umunsi ku munsi. Reka dutembere tubagerere no kubandi kugira ngo tumenye amakuru y'ibikorwa bakora. Turagushimiye Karen. Ubutaha nitubujyana tuzakubona. Wow. Reka tugire gutya.